nk'iyo muhuye n'umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge, mwe inama mugira ni iyihe kugira ngo abe yabivamo? Murakoze cyane. Ikintu gikomeye umuntu ni ukubanza kwemera ko hari ibibazo bihari. Kandi rero ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se cy'indwara zo mu mutwe ntabwo ari kimwe n'uko umuntu arwara malariya, warwara igituntu, warwara inkorora nawe ukabyumva ko ufite ikibazo. Kenshi umuntu ufite izo ngorane nta nubwo yemera ko afite ikibazo. Akenshi uyu muntu ufite ibyo bibazo, umuntu umwitaho nka Karori umwitaho umubwira ajya kwa muganga ngwino nkujyane, ahita abona ari wowe mwanzi wa mbere afite. Kubera iki? Kuko niko bimubwira. We yumva ko ari muzima. Mugendaho mutamuha amahoro, we yumva ko ari muzima. Ni naho ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bibera akaga. Aho hahandi undi urwaye aba akeneye umwiyegeka, uyu murwayi wo mu mutwe ntakeneye umwiyegeka. Rero nk'uko wari ubimbajije, mu by'ukuri abo bantu babaswe n'inzoga cyane cyane n'ibindi biyobyabwenge, ikintu cya mbere abantu babakorera ni ukubumva. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bagira ngo ni ibyo bigira, ariko ni uburwayi. Nabyo ni uburwayi, kubatwa n'inzoga ni uburwayi kimwe n'ubundi burwayi bwose bwo mu mutwe. Abo bantu rero tubanze tubumve. Umuririmbyi umwe niwe wavuze ngo ni abasinzi ni abacu. Tubumve, tubiteho, tubereke urukundo, tubagaragarize ko ibintu bishobora guhinduka, ko umuntu ashobora kugira ibibazo ariko akaza kugira ubwo yabivamo mu gihe yaba yafashijwe. Ni kimwe n'ubundi buzima bwo mu mutwe bwagize ingorane. Uyu muntu aba akeneye abantu bamwitaho, aba akeneye abantu bamwumva, aba akeneye abantu batamuha akato, abantu bamubona ntibamutera amabuye, ntibamutera ibijugujugu, kuko umuntu iyo umugize umurwayi aba umurwayi, iyo umugize ikigoryi aba ikigoryi. Ariko iyo umweretse ko hari ibyo ashoboye kandi hari ibyahinduka, nawe akenshi arongera akabitekerezaho, akabona koko ko ubuzima bukomeza. Ikintu rero cya mbere navuga ni uko abo bantu aba bafite ni ukubajyana kwa muganga, bakabajyana kwa muganga. Dufite buriya kuva ku rwego rwa centre de santé, mperutse gusoma ahantu muri minisante bari berekana ko centre de santé ngira ngo 89% zo mu Rwanda zifite abantu bize iby'imitekerereze n'imyitwarire. Ni ikintu gikomeye cyane, abantu babagana bakabafasha. Yego, kuri centre de santé hose wahagera bakagufasha. Hariyo abantu bashobora gutega amatwi neza abantu babagana. Noneho buriya muri communauté zacu bari abantu twita abajyanama b'ubuzima. Mbere babitaga ngo ni ababinome, babaga ari babiri bagiye bahugurwa, ariko hari n'aho bahuguye 3. Harimo umwe rero ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Abo bantu bo mu midugudu twaye kubakinisha, nabo bashobora gufasha abantu. Kenshi iyo babona uburyo ukuntu inzego z'ubuzima ziteye, yabona atagishoboye aba afite aho acyohereza. Niyo mpamvu rero abajyanama b'ubuzima bakora umurimo ukomeye cyane, ndetse n'ama institution atandukanye, nka twagiye duhugura n'abantu benshi natwe muribuka, abo twita abakangurambaga ku buzima bwo mu mutwe, cyangwa se abanimateri psychosociale, cyangwa se aba CBC community counselors bafasha abantu. Abo bose rero bari muri community kandi ni benshi, kandi akenshi babamurikira abaturage, bakabwira bati abantu bize ibyo gutega amatwi abantu mu buzima bwo mu mutwe mubasange, babafashe. Iyo basanze rero hari ibyo badashoboye, babohereza kuri centre de santé. Ibitaro byose by'uturere bifite abantu bize iby'ubuzima bwo mu mutwe, aho hose baragenda bagasanga abantu bakabafasha. Tudashyizemo ibitaro biri specialize nka Ndera, ikigo kiri specialize hano hakurya, hano hirya, ahangaha mu murenge wa hano wa Niboye harimo ikigo cya Icyizere, centre Icyizere, nayo ni centre ya Ndera, ni branche ya Ndera, kandi ifasha abantu benshi bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe hano Kicukiro. Dufite Huye Rehabilitation Center, aho bagenda nabo bafasha abantu cyane cyane babaswe n'inzoga n'ibindi biyobyabwenge, ndetse n'abandi bantu batandukanye bari muri iyi porogaramu yo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Abantu ku giti cyabo batangiye gukora amasantere yo gufasha abantu
nabyo ni iby'ingenzi cyane kuko twamaze kubona ko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ntabwo ari ikibazo cyo kwihererana cyane cyane ko Minisante ikora bwa bushakashatsi nari ndiho mvuga berekanye ko abantu 61% bazi ko bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe barabizi ariko 5% bonyine nibo bajya gushaka serivisi zo kwa muganga. Wakwibaza ngo abandi bajya hehe? Abandi bavurirwa ubwo babana nabyo, kandi uko kubana nabyo badafashwa bishobora kuba byabagiraho ingaruka zirenze izo bafite cyane. Bigira ingaruka zikomeye, abibera mu rugo. Turabizi ko kenshi umuntu iyo afite n'umurwayi wo mu mutwe atinya no kumujyana kwa muganga kubera ikibazo cy'akato. Ikibazo cy'akato n'ihezwa nacyo kiracyari ikibazo. Ikindi ikibazo kijya gitangaza, ntekereza ko nk'ubu ntureba ko tuganira bakwiye bati Josiane burajya gufata imiti y'indera. Ya myumvire kumva ko umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe, kumva ko ari bya jambo ntashaka kuvuga, ati buriya ahubwo ntawamwegera yamugira nabi. Iyo myumvire nayo rero ndibwira ko mujya muhura nayo. Ntarakara nk'abandi, ntagira agahinda nk'abandi. Iyo arakaye baravuga bati birajaguye. Yagira umubabaro nk'abandi ataraje arire. Yagira bati baraje bigende gutya. Yagira ikintu kimuteye ubwoba, yagira ubukene nk'abandi bati ni kwa kundi. Kubera iki? Kubera ya myumvire rero ni ikibazo abantu barabizi bo muri mental health tukirwana nacyo, kugira ngo abantu babanze babyumve neza, bumve ko umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ari umurwayi nk'abandi, akwiye gufashwa, akitabwaho, akavurwa.